kuko mu ntera hamwe hari harimo abatutsi. Niba harimo abatutsi ngo hari abatutsi bisha abandi batutsi, ubwo byakwitwa jenoside bije bite? Niba mwemeza ko ari intera hamwe, mu ntera hamwe akaba harimo abatutsi, harimo abatutsi bisha abandi batutsi. Niba intera hamwe zarishe, mu ntera hamwe hari harimo abatutsi. Nuko mbyumva kandi ni nako kuri, kabone ko zari zikuriwe n'umututsi bitaga Kajuga Rubere mwene wabo n'umugore wa Kagame. Kajuga wari uyoboye intera mwene wabo n'umugore wa Kagame. Kuvuga ngo abantu nabo bishe abatutsi kandi bishe bene wabo. Kandi nge n'ibyantangaza nkange Hamisi ko haba harimo abatutsi bishe abandi batutsi, kubera yuko mfite Semwaga duturanye isambu ku isambu. Waje asanga ndi munsi y'igiti cyavoka nicaranye na mama, twashobewe tutazi iyo tujya turi mu kureba ibiri mu kuba. Aratubwira ngo avuye kumwica ntiwishe nde. Umugabo wari ufite abana ntiyari afite umwana, nge nta mwana nagiraga na n'ingaragu. Aravuga ati ndamwishe ntiwishe nde. Ati nishe se wa Ndengo ntiwishe umuvandimwe wawe. Ati intubuse kumwishe, abagushutse kumwica nibaramuka baje bakakwica ngo nta kibazo, ariko umwanzi yantanze kuzimu. Ibi nge n'Imana n'uyu mugabo Semwaga niyo Imana yampagarika imbere ye nawe azi ko yabivuze. Ariko uyu munsi ya bombi barapfuye, baryamye mu rwibutso rwo ku Kamonyi ngo bazize jenoside yakorewe abatutsi. Aba bantu kuko bapfuye rumwe, umwe yarishe undi akamusangayo. Baramutse bahagurutse bakajya ahantu tukabarebera, bakwemera guhoberana cyangwa bakongera bagahigana mubaza ati wanyiciye iki? None se niba ibyo nge mbifite, wambwira gute ko uwitwaga umututsi wari mu ntera amatisha abandi batutsi? Murangiza mutubwira ngo yango n'abahutu, ngo yango ni intera hamwe, ni muzabahisha mu bantu. Namwe ubwanyu murahuzagurika. Ariko murirwa mu bana batoya muri mu kuboza mu bwonko gusa ngo twemere ngo izina jenoside. Iyi ngewe reka mbabwire, iri zina mwise jenoside yakorewe abatutsi, nge Hamisi sindyemera. Ntabwo makanye kabitwaga abatutsi batapfuye. No, munyumve neza. Ariko iri zina mwashyize hariya kugira ngo murigire idarapo ituma ubutegetsi bwanyu buguma hariya bwicira abantu kurwara nk'inda. Ntabwo ndyemera. Nimushaka muzajya kundega, nzatanga ibyanjye bimenyetso, nintsindwa nzahanwa. Ariko nimuzanyice kubera ko ndi mu kubereka ko ibyo mukora n'ibyo muvuga atari byo. Mu Rwanda twapfushije abantu, hari icyatumye bapfa. Icyatumye bapfa nimushaka ko kivugwa. Murirwa mubeshya abantu ngo byateguwe 5/9. Mu bari bafunzwe hari harimo sebukwe wa Kagame Murefu. Abagome bari bari w'icyo gihe 5/9 nibo bari bafunzwe basabiwe imbabazi. Kuki mucurika ibintu biterwa n'iki? Mugamije iki?